dushimira mu Imana nuko urugamba atari urwacu, urugamba ni urw'Imana. Yawo, haleluya. Nugera mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe, aho ibimenyetso by'Imana bitakicyumvikana muri wowe, aho impundu z'ibyishimo zitagisohoka mu mutima wawe, aho bakubwiraga neza batakikubwira neza, n'ijambo ry'Imana ritagifasha ubuzima bwawe, uzakomere kuri Yesu gusa, uvuga ngo Yesu, nubwo bidacamo, nubwo bitagendamo, uru rugamba ndaruzi, hamwe n'urwo rugamba ndatwite, ngiye gutegura aho nzabyarira amasezerano yawe. Haleluya. Satani igihe cyose atwereka ibintu biteye ubwoba, ariko Imana mu kajisho gato cyane katabona neza katwereka ibyiza biri hariya imbere. Satani ashobora kuguha ijisho riruta Kigali rikakwereka ibyago n'amakuba ufite uko ari menshi, ariko Imana ifite kwidefanda, ishobora kugutiza akiso kangana n'ak'inkoko, ariko ukabona gucungurwa kwawe aho kuzava. Balamu yarabibonye, abona inyenyeri iva kure, aravuga ngo ndayibona. Balamu nubwo yari umupagani, ariko yari afite amajyamba ateye ubwoba. Umwami w'i Mowabu yamuhaye amafaranga ngo avume buriya bwoko bupfa, arangije aramubwira ati rekeraho, ndabona inyenyeri, kandi iyo nyenyeri izavamo umutwara, azaguhondagura umutwe, nubwo wampaye amafaranga, tuvugishe verite. Haleluya. Ntabwo yarebesheje ijisho ry'abantu, we yarebesheje rya jisho ry'Imana rireba kure. Mu bicu by'ubuzima bwacu, mu muhengeri w'imibereho yacu, imisozi ihagarariye ibitekerezo byacu, hari ijisho rishobora kumenagura rikareba hirya y'umusozi, aho ubutabazi bwacu no gucungurwa kwacu kuva. Rero nutangira gushoza urugamba cyangwa uhagaze mu rugamba, tangira uteguraho iminyago yawe uzayibika. Igihe cyose uzaba uri muri iminyago wishimye, tangira utwitegura urundi rugamba. Uko niko bimeze kuri iyi si. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu abona atsinze ikigaragazo kimwe, kwavuga ati ndaruhutse. Ukivuga ngo ndaruhutse, ikindi kikaza, none ukavuga ngo ma iki ndakivamo gute ko kiruta n'icyo mvuye. Hari igihe, reka mbabwire, ikigeragezo, ubunini bw'ikigeragezo buterwa n'umwanya urimo. Buri kigeragezo cyose ni kinini ku buzima bwawe, nta kiruta ikindi. Niyo mpamvu tutagombye gutinya n'ikindi kituri imbere, twe twatsinze icyahise n'iki twagitsinda. Amen. Iminsi 180, umwami wenyine waje kureba abantu be ko basinda, nawe agera ahantu arasinda. Ariko mu bintu byaranga Ahasuwerusi bimwe bikomeye, kwari ukwirata, ngo agira iminsi abereka ubutunzi afite. Inyandiko zimwe zasizwe n'Abakarudayo zavuga ko abasirikare b'Abamedi n'Abaperesi bajya kurwana ku rugamba bambaye za zahabu n'amabuye y'igiciro, kubera umwami wabo yari yarabatoje ko agaciro k'umugabo n'ubutunzi. Bajyaga ku rugamba, niyo mpamvu batsindiwe mu Bugiriki bageze ahitwa Salamisi. Urugamba rurabatsinda, barataha basubira. Uwo mwaka niho yaorganije ibyo birori Esitera azaba umwamikazi. Nyuma y'umwaka umwe yagiye gutera mu Bugiriki byamugoye, aragaruka kugira ngo yige strategy yindi. Ariko ngo bagiye ku rugamba bose bambaye imyambaro myiza iboshye neza, iriho amabuye y'igiciro, za zahabu zibengerana. Nawe rero igihe kigeze abereka ubutunzi afite. Baba guverineri, byabisonga n'ibikomangoma byose, abereka ubutunzi bwinshi. Kandi yari afite umugore mwiza cyane, Vashiti. Abona atanyuzwe, asaba ko babyina, barabyina. Arangije atumiza umugore we mu gikari, nawe umugore yari afite indi fete n'abandi bagore, nawe yarateguye, atumira Vashiti ngo naze. Vashiti araza yambaye imyambaro y'umwamikazi myiza cyane ibengerana y'igitare, araza
ageze imbere y'umwami, umwami aramubwira ngo kuramo imyenda ubyinira aba bantu bareba ubwiza bwawe. Kuva kera abagore bamye ari abapfaso. Umupfaso aramwongorera aramubwira ati rekera yiyambura imbere y'ibikomangoma byawe ntibishoboka. Aramurezona, arabyumva, abyumvisha asubiyeyo, ibindi bikomangoma ngo uradusuzuguje ku bagore. Ubwo natwe abacu nitubabwira ngo babyine bazanga, uko bamubwire niko bamuroga. Hari igihe umuntu akubwira ibintu akuroga, kandi kugira ngo uzarogorwe bigafata amezi cyangwa se bigatakaza ubuzima. Mujye mwirinda ibyo mwumva byose. Hari abazi kumva bigosohokera aha, ariko hari n'abanga ko byinjira, ariko hari n'abandi babyakira bakabimira bakabitekereza. Uburozi ntabwo ari ibi bihuru baguha by'abapfumu, ni ijambo ribi mwene se bagushize. Ni gute umwami utegetse isi yose umugore uramubwiye ngo abyine aranga? Kame uradusuzuguje. Yongeye hamagaye umugore, nakubwiye ngo ubyine wanze, kuva uyu munsi ndakwirukanye. Uko niko Vashiti yatakaje ubwamikazi. Iyo ni iyindi seri y'ubuzima yaje, coincidence y'ibyo sinzi icyo biganisha. Bamwe kuva ahantu kugira ngo abandi bahage, sinzi impamvu y'ibyo. Vashiti, amateka ya Bibiliya yavuga ko yongeye kugarura ubutware bwe umuhungu we asubiye ku ngoma. Nicyo gihe umuhungu yazanye nyina aramurekipera, ariko ayo ni amateka, ntaho byanditswe muri Bibiliya.